Barasetsa cyane abitabiriye bagataha bakanda imbavu uwaje rimwe ubutahazana abandi benshi. Aba rero ni abasore bo muri Genesis Comedy. Iyi Genesis Comedy yashinzwe na Farmercy atangije amafaranga 7,000 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko uyu munsi ari gukuramo arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyimira rero turebere hamwe byinshi ku nkomoko y'iyi Genesis Comedy ikomeje gukora ibitaramo bigiye bishimishije, ikomeje gutegura ibitaramo hakitabira abanyarwenya bo mu Rwanda ndetse nabo mu mahanga, abantu bagaseka imbavu zikabarya, ubundi ubutaha bakazana imiryango yabo, bakazana inshuti zabo, ubundi bakaza kuruhuka, dore yuko iyi Genesis Comedy imaze kuba igicumbi cy'umuco, ikaba igicumbi cy'urwenya, ndetse bakaba basigaye batumira n'abayobozi bakomeye bakaza gutanga ibiganiro, bakaza gutanga inyigisho muri iyi Genesis Comedy. Ubundi nawe waba wibaza Genesis Comedy ifite iyihe nkomoko, yatangiye ryari, ubundi yavuye hehe? Genesis Comedy bisobanuye ikinyemera. Rero tubane hano muri iki kiganiro urushaho kugenda umenya byinshi kuri iyi Genesis Comedy ikomeje kubica bigacika hano mu Rwanda. Kandi ikindi mwibutsa nuko wakora subscribe, ubundi ukajya wibonera ibiganiro byacu n'amakuru tugenda tukugezaho hano kuri Magic Media Rwanda. Genesis Comedy rero ni igitekerezo cyatangijwe na Farmercy, amazina ye bwite yitwa Ndaruhutse Mercy. Akaba rero ari umusore wagize igitekerezo cyo gutangiza Genesis Comedy ku itariki 21 Werurwe umwaka 2022 nibwo iyi Genesis Comedy yafunguye ku munsi wa mbere. Kwa kwibaza rero mbere y'itariki byagenze bite? Muri COVID-19 murabizi neza yuko abantu bose bari muri lockdown, bari muri guma mu rugo. Uyu rero Ndaruhutse Mercy uzwi nka Farmercy muri Genesis Comedy nibwo yagize igitekerezo abona abandi bari kureba filimi, ariko we akaba atazishoboye. Aravuga ati ubu ni iki nakora kugira ngo mbashe kunyura muri ibi bihe bigoye abatari bake ku isi, dore ko abantu bose bari mu nzu, nta muntu wemerewe gusohoka, bari bashoboye rero bireberaga filimi, ariko we mu by'ukuri ntabwo yari abishoboye. Yuko akiri no ku ishuri akiga, abanyeshuri biganaga bamubwiraga ko asetsa, ndetse no mu kibuga mu mupira w'amaguru yagera mu kibuga bakamubwira ati mu by'ukuri wowe ibyawe no gukina comedy, dore kuko urasetsa cyane, ahubwo wowe uzigire muri comedy, ibingibi ntabwo ari byo byawe, ibyawe ni comedy. Uyu rero Farmercy yaje kugira igitekerezo muri Covid, atangira gutekereza ukuntu muri ibyo bihe yatangira kujya yandika inzenya nyinshi zitandukanye, ubundi kandi bava muri COVID-19 agategura ukuntu yazegeranya abantu bafite impano, cyangwa se abantu bose bafite impano zo gusetsa, ubundi bakajya bakora ibitaramo bagashimisha abanyarwanda, akabahuriza hamwe. Rero Covid yaje gusanga aho igenza amaguru makeya, uyu Farmercy atangiza igitekerezo cye, ajya kugisha inama uwitwa Nkusi Altare. Uyu Nkusi rero yaje kumugira inama yuko agomba gukora, cyangwa se agomba gutegura comedy zigiye zitandukanye, kandi buri munsi akajya yandika comedy imwe, ubundi akayitondera akayandika neza. Aza no kumufasha rero amugira inama y'ukuntu yajya yandika izi comedy, agashaka n'abana bafite impano, dore yuko yabimuganirije agasanga ni igitekerezo cyiza, ubundi akabimufashamo. Uyu rero Farmercy yaje gushakisha abantu bose bafite impano zo gusetsa abantu, baba bafite inzenya zitandukanye, bashobora kubwira abantu bagaseka, ubundi bakishima. Arabegeranya, abegeranyiriza hamwe, dore yuko yaje kubona abanyempano 32, ubundi bakajya bahora bitoza umunsi ku munsi. Cyari gitangaje rero nuko ngo iyo umwe yajyaga imbere agiye kubabwira urwenya rwe, bose barasekaga, dore yuko iyo bangaga guseka nawe uwanze guseka akajyayo yabaga afite ubwoba yuko nawe naza kujyayo ari butera urwenya nibaseka. Ahangaha rero kwisuzuma ngo byari bigoye cyane, kubera yuko bose barasekaga, uwabishakaga n'utabishakaga. Nibwo bafashe umwanzuro wo kujya batumira abandi bantu bo hanze bakaza kumva urwenya rwabo, cyangwa se bakabafasha kwitoza kugira ngo babashe kwitoza, ubundi bitoze neza, maze ibintu bigende neza kurushaho. Nyuma rero y'igihe gitoya baje gutekereza ukuntu bakora igitaramo, bagatumira abantu ngo baze muri icyo gitaramo, ubundi babasetse, ubundi batangire bamenyereze izi mpano zabo, zitangire zigaragare, zijye ku karubanda. Uyu rero Farmercy yaje kugira ikibazo gikomeye cyaho icyo gitaramo kizabera, ubundi atangira kubaza mu mahoteli atandukanye, aho abajije rero bakamushwishuriza, bakamubwira yuko atagomba kuba yahakorera ibyo bitaramo, ubundi abura uko abigenza neza, aza kujya muri
Art Rwanda ubuhanzi, ubundi bamuha ihema, ashinga ihema rero yashinze bwa mbere niho yakoreye igitaramo cya mbere, dore yuko igitaramo cya mbere cyabuze abantu bakitabira kandi byari ubuntu, kuza byari ubuntu, yinginga abantu ngo baze ndetse abantu benshi banga kuza, yinginga abanyeshuri biganaga banga kuza, dore yuko amafaranga yifashishije ari gutegura icyo gitaramo cya mbere ari amafaranga ibihumbi 7 yari yahawe n'ababyeyi be ngo ajye kuyishyura ku ishuri yigagaho, ubundi we agafata icyemezo cyo kujya kuyashingamo Genesis Comedy ubundi bisobanuye iki? Reka rero mbanze nagusobanurira Genesis Comedy icyo bisobanuye. Uyu Farmeris rero atangaza yuko iyo yasomaga ibitabo yamonagamo ijambo Genesis, ubundi agira amatsiko Genesis bisobanuye iki, aza kwegera ibitabo arasoma, aza gusanga Genesis bivuze generations, ubundi iri jambo generations aza kurikunda cyane, ubundi niryo yaje guhina aryita Genesis nk'uko ari generations, n'ubundi aza kucyita Genesis Comedy Show agendeye kuri iyo generations yaramaze gusoma nk'uko yari yarabisomye mu bitabo bigiye bitandukanye. Tugarutse rero ubwo yaje gushinga ihema yaramaze guhabwa na Art Rwanda ubuhanzi, ubundi atangira ibikorwa byo kugenda asetsa abantu, aho ku nshuro ya mbere yabuze abantu bitabira igitaramo neza, dore ko n'abasore n'inkumi biganaga yabinginze, ubundi abenshi bakanga kuza kuko uwo munsi ngo hitabiriye abantu bake cyane ngo batarenze 20, ubundi ariko nta kundi ngo baza gukomeza kugenda basetsa abantu, ubundi abantu barishima cyane. Rero ku nshuro ya mbere yaje kubona yuko ibyo bintu ubishoboka, aza kugira igitekerezo noneho cyo gutumira umunyarwenya ukomeye ngo ku nshuro ikurikira azaze yitabire, ubundi noneho we atangire yishyuze abazaba bitabiriye urwo rwenya, ubundi abishyuze ibihumbi 5 ku muntu umwe, ubundi ajya abona amafaranga yifashisha ategura ibyo bitaramo. Ku munsi ukurikira rero yatumiye umunyarwenya ukomeye uzwi nka Rusine. Rusine muramuzi cyane yuko nawe muri iyo minsi yakomezaga kugenda akora urwenya, dore yuko n'ubundi Rusine n'ubu ngubu ni umunyarwenya ukomeye cyane usetsa abatari bake. Rusine rero yaraje ku munsi wa kabiri bari bagize icyo gitaramo, araza asetsa abantu barishima baranezerwa ndetse bataha bakanda imbavu kandi bishyuye n'ayo mafaranga ibihumbi 5, ubundi abona amafaranga yo gutangira kujya yifashisha akayahemba abo banyempano yari yarashatse, ubundi ibintu bikomeza bigenda neza aho ngaho muri iryo hema yari yarateye, ndetse no ku nshuro ikurikira abantu bakitabira ari benshi bakaza ndetse bagakomeza kugenda bamushyigikira ari benshi, nuko rero abantu bakagenda buzura iryo hema yari yarashinze kuri Art Rwanda ubuhanzi, abantu bakahakwira bakaza bakishimira ibyo birori. Nyuma yaho rero gatoya imvura yaje kuba nyinshi, ubundi iragwa iza kubimura muri iryo hema, dore yuko abantu bari batangiye kujya banyagirwa, ubundi aza kwimukira Igikondo, ubundi niho ibitaramo byakomereje, ariko nanone ubwo bakomeje kugenda bashimisha abantu ndetse banezerwa abatari bakeya. Nyuma yaho rero aho bakoreraga Igikondo leta yaje kuhahagarika, ubundi baza kwimukira muri Camp Kigali, niho ubu basigaye bakorera ibitaramo byabo, kandi kugera uyu munsi byitabirwa n'abatari bakeya bagataha bishimye banezerewe, dore yuko ubu abanyarwenya bariyongereye, aho hajemo abantu bagiye batandukanye ndetse biyongereye rwose bakava ku mubare bari bariho bakaba barabaye benshi, dore yuko nk'ubu Nsabe nawe arabyitabira, n'uwitwa Pirate asetsa abatari bakeya, tutibagiwe uwitwa Muhinde, uwitwa Kadudu n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kwitabira bino bitaramo bagasetsa abatari bakeya. Rero Farmeris ni umusore wagize igitekerezo cyiza kandi ubu kikaba kimaze kumuteza imbere, dore yuko uyu munsi ashora amarenga miliyoni 20 ari gutegura ibi bitaramo, kandi bikaba byitabirwa n'abantu batandukanye, dore yuko n'abandi banyarwenya baturutse mu bice bigiye bitandukanye byo muri Afurika y'Iburasirazuba, mu Burundi, mu Bugande ndetse n'ahandi hatandukanye muri Tanzania, bose bakomeza kugenda bitabira Genesis Comedy, kandi ugabona yuko bataha bishimye kandi banezerewe banasekeje abantu, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza kurusha. Abantu benshi rero ntago bari bazi iyi Genesis Comedy ikomeje gushimisha abatari bakeya, yajite yazanwe nande, yaturutse hehe, yatangiye ryari, namwe mu makuru tubashije kuba twakugezaho, kandi nanone tukwibutsa yuko uyu Farmeris afite inzozi yuko iyi Genesis Comedy igomba kugera hose mu Rwanda ndetse ikabasha gusakara hatari hakeya muri Afurika. Bavuga u Rwanda ngo bakibuka na Genesis Comedy, arashaka kuyishyira ku rwego mpuzamahanga
ku buryo aba igicumbi mu Rwanda, haba igicumbi cy'urwenya, abantu bagahindura imyumvire ku rwenya, dore yuko ikintu rero gishimishije nanone tutakwibagirwa aho atumira umutumirwa w'umunsi, ubundi akaza akaganiriza abitabiriye Genesis Comedy. Ubu ngubu rero byakugora kubona umuhanzi, umusitari, umuntu uzwi utaritabira Genesis Comedy, ndetse n'abaminisitiri cyangwa se n'abayobozi bakomeye mu gihugu cyacu nabo baritabira, bakitabira biriya birori, bakitabira kiriya gitaramo, ndetse bagahura n'abari abanyarwenya bakaganira, bakaboneraho no kuhatangira ubutumwa bw'ingenzi baba babateguriye. Uyu rero ni umwe mu basore bakoze imishinga ihambaye kandi bahinduye ubuzima bwa benshi, dore yuko yahaye benshi akazi, kandi nanone agakomeza kugenda abashishikariza gukora cyane ndetse no gukora ibishoboka kugira ngo bikure mu bukene kandi babashe guhindura ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo. Rero reka nkomeze rero ngushimira nkubwira yuko nawe wakora igishoboka cyose, ubundi ibyo uri gukora, ibyo werekejeho amaboko ukabikora ubikunze, ukabikorana umwete, nawe wamenya ejo cyangwa ejo bundi nawe uwo mushinga uri gutegura ushobora kuzakugirira akamaro. Rero ikintu twakwigira kuri uyu musore Farmers nuko nawe yihanganye kandi akiyemeza gutangiza bike yari afite, ariko uyu munsi afite umusaruro mwiza, amaze kugera kuri byinshi bishimishije kandi yishimiwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, dore yuko mu by'ukuri uyu musore amaze kwamama. Uyu rero Farmers ku gitekerezo cyiza yagize, kandi akagihagararaho, natwe ari byinshi twakwigiramo nk'urubyiruko, nk'abantu tukiri batoya, nk'abantu dufite inzozi, tugomba gushikama tugakora kandi tugakora ibintu tubikunze, ejo cyangwa ejo bundi umusaruro uraboneka mu by'ukuri. Niyo mpamvu udakwiriye gucika intege mu byo uba uri gukora umunsi ku munsi. Reka rero nanjye ngushimire nkubwira ngo hano ni kuri Magic Media Rwanda, niho uri mu by'ukuri. Niba rero ari ubwa mbere uhageze cyangwa se ukaba wari warahageze utarakora subscribe, rero ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo ukande sabone, kugira ngo ujye ubona amakuru meza yubaka kandi y'ingenzi, rimwe na rimwe utaruzi kandi utarusobanukiwe, n'amasomo yakugirira akamaro mu buzima uzajya uyasanga hano kuri Magic Media Rwanda. Wowe icyo usabwa nicyo cyonyine, ni gukora sabone. Waba unishimiye yuko ari umugenzi wawe wamenya amakuru nk'aya, ugakora like, share ndetse na comment, ubundi ibintu bikarushaho gukomeza kugenda bigenda neza cyane. Reka rero ngushimire, mwifurize amahoro, amahirwe ndetse n'umugisha uturuka ku Mana, ubundi uhahe uronke kandi ibyo ukora bize kukugendekera neza.